Sashimwe cyane turabashuhuje aho muri mwese Imana ibahe umugisha aho uherereye abana natwe muri gahunda y'ijambo ry'Imana Imana aguhe umugisha hamwe na FIEJD dushimye Imana yaturinze dushimye Imana yabarinze dushimye Imana data wa twese mwiza akomeze abarinde kandi abiteho muri byose. Yesu ashimwe. Tuje kuganira ku ijambo rivuga ngo va aho utinze. Yesu ashimwe cyane. Nje kubwira ngo uva ahantu utinze aho ariho hose ni icyo utinzemo, iki kigutwaye umwanya, ni iki gitwaye intumbero yawe, ni iki gitwaye ibitekerezo byawe, ni iki gitumye umutima wawe ujya kure, ni iki gitumye witekerezaho, ni iki gitumye utekereza ibi cyangwa se biriya, ni iki gitumye wibazaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Buri wese uri kudukurikirana afite ibintu atinzemo, hari ibintu ushobora kuba utinzemo bitandukanye. Nje kubwira ngo aho ntuhatinde. Yesu ashimwe cyane. Ni iki kigutindije aho hantu? Ni iki kigutindije aho? Ni iki kigutindije muri ibyo bintu utinzemo wibaza udafitiye igisubizo? Igisubizo ari kimwe kiva ku ntebe y'imbabazi z'Imana. Igisubizo kiva ku ntebe y'imbabazi z'Imana ni iki kigutindije? Yesu ashimwe. Hano muri Yesaya 54, 43. Yesu ashimwe cyane. Muri Yesaya 43:18 haratubwira ngo ibya kera ntibubyibuke. Haleluya. Ibya kera ntubyibuke ngo kandi ibyashize mwe kubyitaho pe. 18. Ibya kera ntimubyibuke. Ijambo ry'Imana tubwira ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ni iki gishobora gutuma utekereza ku byashize? Igihe cyose umuntu atekereje ahahise he, hashobora kuba rimwe na rimwe hatarabaye heza, hangiza present, hakangiza future. Yesu ashimwe. Hangiza ahanone hawe, hakangiza n'ahazaza hawe. Iki kihagutindije? Iki gitumye utinda ku mateka yashize? Iki gitumye utinda ku bintu byakubayeho? Iki gitumye utinda ku bintu ubona bitari kugenda neza? Ko Yesu ari we gisubizo ubaye iki? Niki gitumye utinda kuri ibyo? Ko tuva mu bwiza tujya mu bundi, amateka agahinduka, ko ari Imana y'ibihe, ko ari Imana inyuranye ibihe, ko ari Imana izana amateka mashya, ko ari Imana ihindura ibyanze guhinduka, ko ari Imana ihindura ibihe. Ni iki cyaba kiguteye gutinda aho utinze? Ni iki kigutindije aho? Ni iki kigutindije aho ngaho? Witinda ku bibazo byose ubona imbere yawe, wibitakazaho umwanya, wibitindaho, wifatira umwanya. Ibibazo byose ubona bigucareginga, ibyo bintu udafitiye igisubizo. Muri area yose ndavuga ngo ikintu cyose utinzemo, ikintu cyose ubona kitagenda, icyo kintu cyose ubona wibitindaho, witekereza ku bihombo wagize, ahubwo hanga amaso ku nyungu. Buriya umuntu ari gutekereza ku negatifu abona ibibazo byinshi. Wata ibitekerezo byawe bigenda bikurura ibibazo gusa, ubona nta nzira. Ariko igihe cyose utinze ku bintu byiza bikurura opportunity, ukabona ko hari opportunity zo gutera imbere, zo kwaguka, zo kugera kuri iki na kiriya, zo kugera ku kintu cyiza, kuko watekereje ku bintu biri positive. Kuvuga ngo iyakoze biriya izongera ikore na biriya, yanshishije hariya n'ubu ngubu iri kumwe nanjye izabana nanjye, iyakoze ibi izakora na biriya, yabanye nanjye muri ibi izabana nanjye muri ibi. Witinda ku mateka yashize, witinda ku buzima wabayemo, witinda kuko wavutse, nta kintu bibivuze. Pfa kuba uriho, icy'ingenzi ni uko uriho. Ibyo wibitindaho. Data niwe byose muri byose, pfa kuba umufite. Ndagaruka kuri mbivuga ngo data ni byose kuba umufite, ni byose. Ni umunezero wawe, ni amahoro yawe, ni imbaraga zawe, ni ubuzima bwawe, ni iterambere ryawe, ni umugisha wawe, ni ibyishimo byawe. Yesu ni byose ku muntu umufite. Witinda ku hahise, witinda ku kuntu wa feelings, witinda ku bihombo, witinda ku mayisheki wagize mu rushako. Niba warubatse ukabona ntibikunze, ntibiguhiriye, witinda ku bitaragenze neza. Ibyabaye byarabaye, ntugatinde ku bintu byarangiye. Bishobora kuba bitaragenze neza, ariko ibigiye uyu munsi bikagenda neza,
n'iby'ejo hazaza bikagenda neza. Ntugatinde ku bihombo byabaye. Witekereza ku mafaranga watakaje menshi cyane uhura n'ibihombo bikabije. Icyo gihe cyaratambutse, icyo gihe ntabwo ari uyu munsi. Ntabwo cyagutwaye ubuzima, ntabwo cyagutwaye ibitekerezo, ntabwo cyagutwaye ubuzima uriho urahumeka. Ugihumeka hari amahirwe menshi yo kugera ku iterambere ryagutse, iterambere rirambye, ukaguka kandi ukagera kure. Nta mpamvu yo gutekereza ku bihombo wahuye nabyo. Ayo watakaje ntacyo bitwaye, ayo ntacyo atwaye, ayo ntacyo atwaye. Ndakubwira ngo witinda uhave. Ni iki kihagutindije ku bihombo? Yesu ashimwe cyane. Ni iki kigutindije mu bihombo? Haleluya. Ni iki kigutindije mu bihombo? Ni iki kigutindije mu bintu bitagenze neza? Ntibyakunze ariko umunsi byakunda, n'ejo byakunda. Yesu nashimwe. Ni iki kihagutindije? Ndacyakubwira ngo habe. Ijambo ratubwiye ngo ibyashize byose mwe kubyitaho. 18 wibyitaho, ubifatira igihe, wibitekerezaho. Ibyo byararangiye. Yesu ashimwe cyane. 19. Haleluya. Ngiye gukora ikintu gishya. Data agiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. N'icyaduka uzakibona. Agiye gukora ikintu gishya. Umutima witegura ikintu gishya. Warapfushije, agiye gukora ikintu gishya. Ubwiza bw'inzu ya nyuma, ubwiza bw'inzu ya nyuma buzaruta ubwa mbere. Warapfushije, azaguha abana beza nk'ibyabaye kuri Yobu. Yahiriwe yarahiriwe kuruta mbere. Ahabwa abana beza cyane, ahabwa gushyingira, ahabwa abuzukuru n'abuzukuruza. Warapfakaye, data yagushumbuza. We kwita ngo witinda aho hantu, data yagushumbusha. Yesu nashimwe cyane. Data yagushumbusha. Nawe wihatinda, wihatinda. Urugo byaranze, yagushumbusha, yaguhunga. Wihatinda, witinda mu bihombo. Watangiye umurimo urafeiringa. Wihatinda. I don't care. Wihatinda aho ngaho. Ngo twumviza tujya mu Imana. Shaka icyo cy'Imana, shaka ubwiza bw'Imana, shaka amaso y'Imana. Data ngo agiye gukora ikintu gishya. Agiye gukora ikintu gishya muri ministry. Agiye gukora ikintu gishya mu itorero. Agiye gukora ikintu gishya mu rugo rwawe. Agiye kugarura abana bawe bagukuweho. Agiye gukora ikintu gishya. Agiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Agiye kuguha andi mahirwe. Agiye kukundi umugisha. Agiye kukurengera. Agiye kukuburanira. Agiye kukuvuganira. Haleluya. Agiye kukuburanira. Agiye kuvuganira. Yesu nashimwe. Ngiye gukora ikintu gishya. Ubwo kigiye kwaduka nimuzakimenya. Ntuzakimenya ko ari Imana ibikoze. Ntuzakimenya ko ari Imana ibikoze. Ntuzakimenya ko gikozwe n'amaboko akomeye y'Imana atari ay'umuntu. Ntuzakimenya ko gikozwe n'izindi mbaraga zidasanzwe zitari iz'umwana w'umuntu. Ntuzakimenya ko gikozwe n'amaboko akomeye y'Imana. Nje kubwira ngo ntutinde mu bintu byose byaguciye intege. Komeze ku maboko y'Imana uvuga ngo biracyashoboka. Ngihumeka birashoboka. Ngifite ubuzima birashoboka. Nyifite ubuzima birashoboka. Uvuga ngo uri umunyembaraga, ngo uri umutsinzi no kurutaho. Muri Kristo Yesu turabatsinzi no kurutaho. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko nge nzaharura inzira mu butayu. Imana iri kutubwira. Ngo giye kwaduka nimuzakimenya. Ngo nzaharura inzira mu butayu. Ntembesha imigezi mu kidaturwa. Haleluya. Ngo inyamaswa zo mu gasozi n'ingunzi n'imbuni izanyubaha. Kuko ntanga amazi mu butayu. Ngatembesha imigezi mu kidaturwa. Kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije. Abantu niremeye. Berekana ishimwe ryanjye. Ibyo izabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Izabikora ko data yagutoranyije. Yongera abikora kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Haleluya. Azabikorera izina rye kugira ngo rihabwe icyubahiro. Azabikora kubw'imbaraga ze nyinshi n'icyubahiro cye cyinshi. Yesu ashimwe cyane. Inyamaswa zizaza. N'imbuni bizanyubaha uko ntembesha amazi mu butayu. Abantu bazabireba bayubahe kuko itembesha amazi mu butayu. Kuko inyuranye kwindura amateka, azana amateka mashya. Ahatari inzira ikashyira inzira. Aho utabona inzira ikashyira inzira. Aho ubona imiryango ifunze ikayifungura. Imana itegetse byose birakoreka. Ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ibyaguhunze biragaruka.
ibyagutaye byose abagutaye baravundukira. Niyo baravuga ngo bazakugarukira ntabwo bazakura ariko tuzabagarukira. Abagutaye barakugarukira, abakwirengagije baguteye umugongo bahindukira. Iyo data yatembesha amazi mu butayu, iyo ubuzima bwawe bwakataye, ubuzima buri mu butayu babona nta shusho, iyo data wa twese agundukire byose biragenda bikaneka. Haleluya. Iyo yatanze amahoro ni gutera amahane, ijambo rye ritubaza iyo natanze amahoro ni gutera amahane, byo kugira ngo witinda utinze. Nta mpamvu n'imwe, nta rezo n'imwe n'iyi n'imwe waha Imana, kuko Imana yakomeretse ikomora niyo icigatiza. Nta kigeragezo wacamo gifite uburemere, gifite imbaraga, gifite ubukana bwarusha urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, bwarusha imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana zirenze byose, imbaraga z'Imana zirushije imbaraga cyane nyinshi, zirushije imbaraga ubukana bw'ikikubabaje, ubukana bw'igitumye urarira, ubukana bw'igitumye witsa umutima, bw'igitumye usuhuza umutima, wiheba, witekerezaho, ukareba hirya ukareba hino ukabura igisubizo, ukabona nta nzira. Aho ubona nta nzira ngo ahatembesha imigezi. Ubutayu, ubuzima buri mu butayu bukakaye ngo bwabutembeshamo imigezi, atembesha imigezi mu butayu, ngo agaharura inzira mu bidaturwa. Mu nzira zizi wawe iyo zasibamye data arazisibura, niwe utembesha, niwe uharura inzira mu butayu, akagucira inzira. Hatari hari inzira hakaba inzira, akaguharura inzira, akaguhuza n'abantu b'umumaro, akaguhuza n'ibintu by'umumaro, akagushyira ahagutse ngo tuba ubwiza tujya mu wundi, akakwagura, akaguteza imbere, akagushyira ahagutse. Yesu ashimwe cyane. Ni iki gitumye utinda aho ngaho? Yesu nashimwe cyane. Yasezeranyije niyo kwizerwa. Imana yacu ntibeshya. Haleluya. Imana yacu ntibeshya, Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu niyo kwiringirwa ibihe byose. Ifite ijambo rya mbere ikajya n'irya nyuma ku buzima bw'umuntu. Umuntu iyo abantu bavuga buriya bo bashyiraho virigire, ko nta mwana umushyiraho point finale, iyo ni Imana yishyiraho. Iyo abantu bavuga ntibajye bashyiraho virigire, kuko nyuma ya virigire ibintu birakomeza. Nyuma ya virigire haza andi mateka, nyuma ya virigire hazaho izindi nteruro zivuguruza ibya mbere. Yesu ashimwe. Nyuma ya virigire hazaho izindi nteruro zivuguruza ibya mbere, hazaho indi nteruro zivuguruza ibintu byose byanditswe ku buzima bwawe, byanditswe, ibyapa bamanitse, ibyo banditse, amagambo bakuvuzeho bakandika ibyapa. Icyo nkundira Imana yije byose bitesha agaciro. Byose ayo madarapo irayamanura, igashyiraho indi paji, igashyiraho andi magambo, akamanika ibindi byapa bivuga ngo Uwiteka niwe Mana, hakazaho ibindi byapa bivuga ngo Uwiteka arashoboye, akazamurwa ibyapa bivuga ngo nta wundi uhwanye nawe, akazamurwa ibyapa bivuga ngo niwe ntugira icyo arimo akagikomeza, akazamura ibyapa bivuga ngo nukura ku cyapa akakiranya n'ibikunda ngo hakaza ibyapa bivuga ngo ntugira icyo arimo akagikomeza, hakaza ibyapa bivuga ngo Uwiteka ni umurengezi, Uwiteka ni imbaraga zawe, Uwiteka ni umurengezi, Uwiteka ni we nsinzi yacu, Uwiteka ni ibyishimo byacu, Uwiteka ni amaboko yacu, Uwiteka ni imbaraga zacu, Uwiteka ni we kunesha kwacu. Niwe ugira icyo arema yarangiza akagikomeza, akaduha kuririmba indirimbo z'abanezerewe, akaduha gusohokana indirimbo z'abishimye. Haleluya. Tukaririmba indirimbo z'abanezerewe, nk'indirimbo yahaye Hana akayiririmba igihe byari byaranze. Hana nta nzira, agira umubabaro mwinshi, igihe kimwe Imana imukura mu byo yari atinzemo, nawe yari atinze mu kigeragezo kugeza ubwo atakibasha gusenga no kuvuga, asigara begera, agasigara aca amarenga kubera umubabaro mwinshi. Ariko Imana imukura hatinze, imuha kuririmba indirimbo z'abanezerewe. Aravuga ngo bavuge ko mu ingumbi byaye karindwi, araririmba aravuga ngo ninde wari kuzame, avuga indirimbo nk'uko yahaye Sara guseka. Sara aravuga ngo Uwiteka arasekeje, ngo uzabwimba wese azasekana nanjye, kubera ko ingumbi byaye karindwi. Haleluya. Data niwe unyuranye ibyo bihe, agaha umuntu guseka, agaha umuntu kwishima, agaha umuntu kunezerwa nk'atigeze ababara. Cyo nkundira Imana ije gutabara, yinyuranyije ibihe, y'Imana inyuranyije ibihe ku buzima bwawe, ije ikabinyuranya. Haleluya. Uwabegeyaga, wa wundi wari ufite agahinda, wari ufite intimba, imuha guseka, imuha kuririmba indirimbo z'abanezerewe, imunyuranyiriza amagambo. Haleluya. Imana ijya inyuranya amagambo nk'uko yabikoreye kuri Elizabeth.
Elizabeth aratungurwa ashaje nta byiringiro ntiyari afite. Sintekereza ko mu myaka yari afite ashaje nawe sintekereza ko yumvaga ko akibyaye, ariko yibuka ko Imana yari yaravuga yari yabahaye isezerano. Yesu ashimwe cyane, kuko ni hamwe ahita atubwira muri Luka ngo hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe Imana ko bitazabura gusohora, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere, ntabwo rijya rihera. Icyo Imana yakubwiye izagikora. Yesu ashimwe cyane. Witinda ku bibazo ubona, witinda ku ntambaro uri kubona, witinda ku bintu bitinze usenze, ibyo ubona bitari kukuva imbere wibitindaho, tinda bivemo, bihagurukemo. Haguruka mu ntege nke, haguruka mu kwitekerezaho, haguruka mu gahinda, haguruka mu mubabaro, haguruka mu gahinda, haguruka mu ntege nke mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira ngo agahinda ko mu buryo bwo mu mubiri gatera urupfu, ariko agahinda ko mu buryo bwo mu mwuka gatera ubugingo. Ka gahinda uhora uniha ushaka, ka kandi kagushakisha amaso y'Imana, gora kumva ka hahandi ugira agahinda ukumva urashaka kugenda uko Imana ishaka, ukumva uri kurira amarira yo gushaka amaso y'Imana, ukumva uri kurira amarira afite umutima umenetse. Ariya marira ava ku mutima umenetse atandukanye n'amarira ava ku mutima wihebye, atandukanye n'amarira ava ku mutima ushenjaguwe, atandukanye n'amarira ava ku mutima wihebye, umutima ucitse intege, umutima ucogoye. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo aka gahinda gatera urupfu. Ndabwiye ngo rero we gutinda muri ako gahinda mu izina rya Yesu, we gutinda ku bibazo, we gutinda ku ntambaro ubona, we gutinda ku byakubayeho, we gutinda kuri ibyo byose ubona, wibitindaho. Ahubwo hanga amaso ijuru, hanga amaso maso y'Imana, shaka amaso y'Imana, hanga amaso intebe y'Imana, hanga amaso intebe y'ubuntu, hanga amaso intebe y'imbabazi, hanga amaso intebe ifite ububasha, intebe y'icyubahiro, intebe ifite ubushobozi, intebe ihindura ibihe, intebe ihindura situation, intebe ifite ubwami bukomeye, intebe mu bwami bukomeye, ubwami bunyuranye ibihe. Haleluya. Hanga amaso iyi ntebe y'Imana, hanga amaso, umucyo w'Imana uzakurasira, uhindura amateka, uhindura ibyanze guhinduka byose. Uva aho utinze, uhave uve muri ibyo, ubivemo ibyo bikwesha, ibyo bicantege byose, ubikarabe ubyiyambure, wiyambure intege nke, wiyambure amaganya, wiyambure ubukene bwose, ubwiyambure bwo mu mutima, ibintu byose ukennye ubyiyambure mu izina rya Yesu. Ukeneye amahoro, iyambure. Ukeneye urukundo, Imana iguha urukundo. Ukeneye amahoro, Imana iguha amahoro. Ukeneye ibyishimo, Imana ibiguhe. Ukeneye imbaraga, ibiguhe. Iyambure ubukene bwose bwo mu mutima, ahantu utinze mu ntege nke, haga ubuzima ubayemo, buhage, wumva hari ibintu haze. Iyo utaragira ikintu uhaga, iyo utaragira ibintu wumva uhaze, biragoye ko wabonera igisubizo, biragoye ko wahindurirwa amateka, biragoye ko wabivamo. Iyo utarahaga ibintu, iyo utaragira ibintu wumva uhaze, biragoye ko wabicomokamo. Iyo ugishaka kwiberaho, ugishaka gutindaho mu gahinda, mugora witekerezaho mu byaferinze, mu byanze, bivuga ngo no, ndabyanze, nanze gucika intege, nanze gucogora, nanze kunanizwa, nanze guferinga, ndabyanze, ndahagurutse. Wavanse, utere imbere, uhirimbane, uhaguruke mu mutima, uhirimbane, uvuge ngo no, ndabyanze, uvuge ngo ndabyanze. Nanze gukandamizwa n'ubuzima bubi, nanze gukamizwa n'intege nke, nanze gukamizwa na situation itagenda, nanze gukandamizwa n'ibihombo, nanze gukandamizwa no guferinga kuri urwego, nanze gukandamizwa n'igisuzuguro n'agasuzuguro kose, nanze gukandamizwa n'ubukene, nanze ubuzima, ndabwanze. Uvuge ngo ndabwanze. Iyo ubwanze, nanze uburwayi. Ijambo rivuga ngo kubw'imibyimba ye twarakize, kubw'imibyimba ye twarakize. By'imibyimba yaravuze ngo ari ku musaraba, n'igihe watwaye ubumuga, niwe watwaye ngo ubumuga bwacu bwose, indwara zacu zose. Muri Zaburi 103 hakavuga ngo niwe bari byo twakiranwe byose, ngo kadukiza indwara zacu zose. Nanze uburwayi bwo mu mutima, nanze uburwayi bwo mu mubiri, nanze uburwayi bwose mu izina rya Yesu. Amaraso Yesu ni mazima, amaraso Yesu arakiza, amaraso Yesu atanga ubuzima, amaraso Yesu ajya mu mubiri wakagwa amagara mazima, amaraso Yesu atanga umuntu aho umuntu kuba akabaho, amaraso Yesu arahumanura, amaraso Yesu aravumura, amaraso Yesu atanga ubuzima. Haleluya.
ndakwinginze baho ubeho unezero wishimye ugwije imbaraga z'umutima ugwije ubuzima bwiza ugwije umunezero ugwije kwishima Imana ibaho umugisha umucyo wa Kristo ukomeze uganze ubuntu bw'Imana ukomeze kuba ku buzima bwawe shalom 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 amahoro ya Kristo akomeza atembe kuri mwe n'abanyu bose mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha mwinshi I love you